Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe ahandi muri ni kuri Mubwire TV nta kindi tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari ingenzi iyo mubonye indabo mukabona umuhanzi mukabona impano nta bindi tuba tugiye kubwira abantu tuba tugiye kuri surprise kandi tuba tugiye gutanga urukundo uyu munsi rero twagiye mu ntara n'ubwa mbere Mubwire TV twateye intambwe twagiye mu ntara ubu turi Musanze tugiye kubwira umuntu umuvuga butumwa abantu benshi bakunda abantu benshi bakurikira witwa Zawadi niwe tugiye kureba tugiye kumubwira ko tumukunda tugiye kumubwira ko ari ingenzi tugiye kumubwira ko ari umugisha mubane natwe murebe ukuntu surprise igenda murebe ukuntu ari bubyakire turabakunda reka umuhanzi wacu nabanze abasuhuza muraho amazina ni Bwimba turabakunda kuri Mubwire TV hanyuma rero turacyabifuriza umwaka mushya muhire turacyabifuriza umwaka wo guhirwa turacyabifuriza umwaka wo kubona ineza y'Imana turifuza kubagumana kandi munezerewe mukomeze mukurikira ibiganiro byacu abantu b'Musanze mutubwire ko mudukurikira muri comment mutubwire ko mwishimiye kuba twageze mu karere kanyu turabakunda turacyabasuhuza nk'ibisanzwe ni kuri Mubwire TV twababwiye rero ko tuje kureba Zawadi abantu benshi bakunze Zawadi n'ubu abantu bakunda umuvugabutumwa bwiza niwe twagiye kureba nta kindi cyatujyanye twagiye kumubwira ko tumukunda twagiye kumubwira ko ari umugisha twagiye kumubwira ko ubutumwa bwiza atambutsa ari impano ikomeye ku buzima bwacu ko ari aho butuvana ndetse hari ahantu butujyana Zawadi rero twamugezeho ariko twasanze Zawadi atameze neza Zawadi ararwaye amaze igihe arwaye niyo mpamvu mutari bumubone ariko murumva amajwi ye Zawadi amakuru umeze ute ndashimira Imana twebwe ntabwo tuzi twitwa Mubwire TV nishimiye kubona urakoze cyane twitwa Mubwire TV nta kindi tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko tubashimira tubwira abantu ko ari ingenzi abantu rero bakunda gukurikira ibiganiro byacu bakadutuma bakatubwira ngo bakunda umuntu muzatugerere ku muntu ni muri urwo rwego n'uyu munsi twavuye Kigali tuza Musanze tuje kukureba kubera umuntu ugukunda natwe turagukunda ariko nta makuru yawe twari dufite nta nubwo twari tuzamuza wadaba ntabwo twari dufite nimero zawe ariko uyu muntu yatumye tukumenya uyu muntu yitwa Diane ari Norvège yaraduhamagaye aratubwira ngo mwangerera kuri Zawadi mwagenda mukambwirira Zawadi ko mumukunda mwagenda mukambwirira Zawadi ko ari umugisha yambwiye ngo Zawadi ijambo ryose abwirije riramufasha atariko cyane munyibukiriza ijambo yigeze kubwiriza rivuga ngo isazi yapfiriye mu mavuta iryo jambo isazi yapfuye ryaramfashije n'ubu ndarizirikana ryatumye ndushaho gukunda Zawadi si ryo ryonyine ariko ni ijambo riba ku mutima wanjye yatubwiye rero uti Mubwire TV ko mugenda mukagera kuba hafi n'abakure mwagiriye kundebera Zawadi n'urwo rwego twajemo kukubwira ngo Diane aragukunda kandi arakuzirikana kandi aragusengera uri umugisha ku buzima bwe Imana imuha umugisha Diane Imana iguha umugisha ibyo wadusabye gukorera Zawadi byose turabimukorera yaratubwiye ngo twebwe twamenye ko urukundo bataruvuga urukundo ntago baruvuga ahubwo urukundo bararutanga rero kuri Mubwire TV twebwe dutanga indabo yatubwiye ngo Zawadi tugende tumushyire nawe indabo ego Zawadi tumumushyirira indabo ni igisobanuro cy'uko amukunda kubera ko abantu benshi bagira ingeso yo guha abantu indabo ku munsi wabo wa nyuma twebwe rero twaravuze ngo uwo muco ntago tuzigera tuwugira abantu bamwe na bamwe abari hafi n'abari kure bafatanya natwe mu kurwanya uwo muco wo gutanga indabo ku munsi wa nyuma indabo zawa ni ikimenyetso cy'ibyiza indabo ni urukundo indabo zihumura neza indabo zisobanura neza niyo mpamvu yatubwiye ati munshakire ururabo rwiza munkirire Zawadi hanyuma ikindi yatubwiye ngo Zawadi tumushyire impano yavuze ngo iyi mpano ni urwibutso urukundo agukunda n'ukuntu agutekereza n'ukuntu agusengera nta kintu afite abona yabasha kuguha ariko yatubwiye impano dushaka aratubwira ngo uko iri kose arabizi ko ivuye ku mutima kandi Zawadi irushaho
kumunezeza. Yatubwiye ngo uru ni urwibutso, ngo umenye ko Diane agukunda, umenye ko Diane akuzirikana kandi ko nawe yifuza kukugumana. We yarabimenye ko utameze neza, yarabimenye ko urwaye, ariko yambwiye ngo nkubwire ngo aragusengera cyane, yizeye ko vuba uzakira mugafatanya gushima Imana. Akira n'impano. Amen. Amen. Rero nk'ibisanzwe kuri Mubwire TV murabizi, ntago tujyana indabo gusa, ntago tujyana impano gusa, ahubwo turagenda tugatarama. Reka tubanze turirimbe dushima Imana, nubwo Zawadi arwaye, nubwo umubiri utameze neza, ariko hari ibyiringiro no kuba ageze kuri uyu munsi, nuko Imana yakoze ibikomeye. Turacyari kumwe. Yadutumye tukugera gukunda, reka karirimba ndenda nakawe, muri bino byiza azagukunda, agufite umumero w'umutima. Yadutumye ngo tukugere ko dukunda nawe agukunda, reka karirimba ndenda nakawe, muri bino byiza azagukunda, agufite kumeneza umutima, agufite kumeneza umutima. Abakuzi bose bagufite kumeneza umutima, bagufite kumeneza umutima. Yesu aragukunda kandi akwitayeho, umunsi kundi uzajya ubibona, ntabwo ari byo twibanye abandi, umunsi kundi nawe uzajya ubibona. Yesu aragukunda kandi akwitayeho, ntuhangayike umunsi kundi uzajya ubibona, ntabwo ari byo twubanye abandi, umunsi kundi twese tuzabibonesha amaso yacu. Namenye ko mu mahanga yose wizeye ubuzima bwawe, azabana igiti cy'umugezi, amarari yacomye inyuma. Namenye ko mu mahanga yose wizeye ubuzima bwawe, Yesu azabana igiti cy'umugezi, amarari yacomye inyuma, amarari yacomye inyuma. Hari umuntu Uwiteka yishimira icyo azakora, kizamure kiza, azabasanira imirimo y'amaboko, azahabwa imbaraga, azahabwa gukira, azahabwa imbaraga, azahabwa ubugingo,
azahabwa ubuzima ahubwo umuntu uteka yishimira icyo azakora bizamuherekeza azagasanga imirimo y'amaboko azahabwa umugisha azahabwa ubuzima azahabwa ubuzima azahabwa imbaraga azahabwa imbaraga zawadi wacu dukunda byimazeyo kure sana y'umunota dufite ijambo dushaka kwibwirira warakoze cyane uruhare rukomeye mu byishimo byacu warakoze cyane reka tube bamwe bakubwira bati happy new year happy new year. Thank you. Thank you so much. Zawadi turagukunda kandi turakwifuriza umugisha w'Imana, turakwifuriza gukira ukaba muzima, tukongera kukubona uri gutanga ubutumwa bwiza. Wagiye utambutse ubutumwa bwiza, ufite ubuhamya, ngiye nahereye nkumva ku buhamya bwawe, kandi nzi neza ko n'ubuhamya bwawe bwonyine ni isomo ku bantu benshi, ku rubyiruko. Hari ahantu henshi abantu bava ndetse abantu bagera. Rero nta kindi kitugenza, nta kindi cyatumye tuva i Kigali tukaza i Musanze, twaje kukubwira ko tugukunda, twaje kukubwira ko uri umuntu w'ingenzi. Iyo umuntu ari mu bihe by'uburwayi, cyane ibihe twavuga ko ari ibihe by'umwijima cyangwa ibihe bikomeye, ku burwaye utabasha kujya muri gahunda zawe, utabasha kujya kuvuga ubutumwa uko bishaka, utabasha kuvugira kuri telefone ngo uvugane n'inshuti zawe, usura abantu bawe, icyo gihe biba ari nk'ibihe bimeze nk'aho ari ibihe by'umwijima. Ariko nzi neza ku muntu wamenye Kristo, ku muntu uvugana na Kristo, nzi neza ko naho uba uri kumwe nawe, kandi Kristo aragukunda kuruta uko tugukunda. Kristo akwitayeho, umugambi we ni mwiza kuri wowe, kandi umugambi we urakomeje ku buzima bwawe. Turizeye neza tudashidikanya ko vuba aha tuzaba abantu batambutse ubuhamya, tuzagaruka Zawadi mukamubona kuri kamera avuga imirimo y'Imana, avuga ko ari umuhamya wo gutangaza ko Kristo yamukijije. Nta ndwara n'imwe Kristo adakiza, nta nimwe. Ngenda umuhamya wo guhamya ko Kristo arakiza, ndetse naho abantu babona ngo ntibishoboka, abantu bavuga ngo ntago bikiriho byumvikana, Yesu ajya yongera agatanga ubuzima, umuntu akongera kubaho. Rero turabwira Zawadi ko hari ibyiringiro, hari ibyiringiro rwose ko tuzashima tuvuga imirimo y'Imana, tuvuga ngo turaririmba ishimwe rye, turavuga gukomera kwe, turavuga imirimo twamubonanye. Hanyuma turabwira n'abantu badukurikira, abantu badutuma, abantu badukunda, n'ukuri turabashimira urukundo, ariko tumare n'impungenge abantu bagifite impungenge. Twebwe umuntu adutumye ku muntu, tupfa kuba twagize umugisha waduhaye nimero ze, uwo muntu akatwemera akatubwira muzaze kundeba. Niyo mpamvu tudashobora kwemera ko umuntu adutuma tutarabona nyir'ubwite ngo banza tubwire ngo nzabemerera cyangwa muzaze kundeba. Ariko iyo umuntu atubwiye ngo n'uyu muntu nshaka ko mungereraho, uwo muntu nawe akatwemerera, turagenda tukamugeraho. Ndetse sibye ko Zawadi wenda warwaye, ubundi tunabishyiraho, abantu baba bariho live tukabereka n'amanimero yabo, mukamenya ko ubutumwa bwabo bwabagezeho. Twebwe twaje tuje kuvuga ngo tuje gutanga urukundo. Twabonye abantu bazenguruka ku macano menshi bavuga inkuru zabiracitse, bavuga babagiriye nabi. Turavuga ngo twe dufashe umurongo mwiza wo kugira ngo dutambutse ubutumwa bwiza bw'urukundo. Natwe turi mu murimo Kristo yaduhamagariye, umurimo wo gutanga urukundo, umurimo wo kubwira abantu ko tubakunda bagihari, umurimo wo kuvuga ngo dutange urukundo abantu bamenye ko tubakunda. Nshuti zanjye, abantu benshi mumeze nkanjye mwibazaga ngo Zawadi abaye, ko tudaheruka kumubona Zawadi abwiriza. Zawadi yararembye, Zawadi aryamye Musanze. Rero nta kindi, nimuze dusure Zawadi, nimuze mumugereho. Si ngombwa ko munajyana kamera, oya, ubu twe tuba twayijyanye. Murumva umuntu ari Norvege, yamenya gute ko twamugezeho? Diane yarampamagara ambwira ngo genda undebere Zawadi.
Zawadi umukobwa wanjye, Zawadi inshuti yanjye, Zawadi nkunda, umumbwire ngo ndamukunda ati kandi ndamuzirikana, kugira ngo rero amenye ko nagiyeyo nitwaje kamera. Ariko wowe ushobora kuza nkawe ukaza ugasura Zawadi, ese nawe uri kure ntubashije kumugeraho, dutume cyangwa utume n'abandi, ariko bazi bahe Zawadi urukundo. Akeneye abantu, akeneye amaboko y'abantu. Rero n'ibyo twababwiraga, turabakunda, dutanga urukundo, tubwire abantu ibyiza byabo, tubahe indabo, tubataramire, tubabwire ko ari abantu b'agaciro mu buzima bwacu, kandi tubabwire ko ibyo Kristo yabakoresheje byagize umumaro mu buzima bwacu. Mbere rero y'ibindi reka mbanze mpamagare, ndumva aribyo byiza, mvugishe umuntu wantumye kuri Zawadi, babanze bavugane, nyuma nibwo Zawadi ari butubwire uko yiyumva. Kubwira umuntu ukunda ngo uramukunda udahari, amaso yawe atamubona biragoye. Ariko impamvu natumye Sylvie ni ukugira ngo agukoreho narangiza akubwire ko ngukunda. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ngukunda nk'umuntu, ariko Imana ifite urukundo rwinshi cyane kuri wowe, kandi n'abatarabikubwira baragukunda, n'abo tuganira benshi baragukunda. Ujye wumva ko ukunzwe, nubwo urwaye Satani akaba yaragabye ibitero, ariko urakunzwe cyane, kandi ikindi uri inshuti y'Imana. Yego, uri inshuti y'Imana, ntabwo Imana izapfa kukurekura utyo. Ubwo ni ubuhamya Imana ishaka kuzatanga, bwongera kuri bwa bundi wajya kuduha kuri YouTube. yego, Hanyuma avuze ijambo ryiza, yandizirikana buri munsi, isazi yapfiriye mu mavuta. yego, Iryo jambo ryakoze ku mutima wanjye no ku yindi mitima myinshi. Hari imitima wahembuye, dushaka kukugumana, dushaka kuguhorana, dushaka kuguhorana wishimye, dushaka kuguhorana uri muzima. Ndabizi ko ibyo bizashira, hanyuma ukagubwa neza, ukongera ukishima, ukavuga ijambo ry'Imana. Navuga byinshi, ariko ndagukunda kandi cyane. murakoze cyane cyane, kandi namwe Yesu arabakunda, natwe turabakunda. Yego, ndagukunda cyane. Niyo mpamvu Sylvie yavuye i Kigali akaza kukureba, niyo mpamvu, nta yindi yabiteye. Nuko ngukunda kandi nawe aragukunda, n'abandi batabashije kubikubwira nk'uko ndi kubikubwira baragukunda. Imana ibahe umugisha. Kandi ntiwumve ngo urananutse, ngo mbese ngo ntabwo umeze neza. Oya, umeze neza, uriho ubwiza bw'Imana. Yesu agufite mu mugambi, umugambi Imana igufiteho iwuhishe mu ibanga, ariko urahari kandi mwiza. Yego, urahari kandi mwiza. Hari indirimbo nayo nateguye ngo nze kukuririmbira, kanze nyishakeho gatoya hanyuma nkuririmbire. yego, Ariko ntabwo nzi kuririmba. oya, icyangombwa ni amagambo ayirimo. Yego, nze nyishake hanyuma nyikuririmbire, kandi uze kukunezeza. Nta rindi jambo ryaruta ko ngukunda. Yego, kandi ubaye ukunzwe, uzajya wicara uvuge ngo ndakunzwe. Nubwo bimeze bitya Satani akaba mpiga, ariko ndakunzwe. yego, Ntabwo nzi kuririmba, ariko uraza kubyumva. yego, Ni mu ndirimbo z'abadive, indirimbo ya 41. Katuririmbe. Yesu abe hamwe nawe hose, akugira inama nziza, agucyure mu bushyo bwe. Yesu abe hamwe nawe hose, kugeza ubwo tuzabonana, ubwo tuzabana na Yesu.
kugeza ubwo tuzabonana Yesu abe hamwe nawe hose Yesu abe hamwe nawe hose akurinde mu makuba akongere maniteka Yesu abe hamwe nawe hose kugeza ubwo tuzabonana ubwo tuzabana na Yesu kugeza ubwo tuzabonana Yesu abe hamwe nawe hose Yesu abe hamwe nawe hose ubuyerezwa ibyaha agukingira ukuboko Yesu abe hamwe nawe hose kugeza ubwo tuzabonana ubwo tuzabana na Yesu kugeza ubwo tuzabonana Yesu abe hamwe nawe hose Yesu abe hamwe nawe hose ugumana urukundo rwe sinduruka imbere yawe Yesu abe hamwe nawe hose kugeza ubwo tuzabonana ubwo tuzabana na Yesu kugeza ubwo tuzabonana Yesu abe hamwe nawe hose kugeza ubwo tuzabonana ubwo tuzabana na Yesu kugeza ubwo tuzabonana umukiza abe hamwe nawe amen amen urakoze cyane Imana iguhe umugisha Imana iguhe umugisha kugeza ubwo tuzabonana tukiri muri ubu buzima kubera ko nzaza mu Rwanda ndabizi ko ninza tuzabonana kubera ko mu nshuti zanjye nawe urimo nubwo wenda utigeze umpereza ubushuti ariko njyewe uri inshuti y'umutima wanjye ubwo nyine ndi kwidekarara ko ngukunda Imana iguhe umugisha ubwo nindamuka nje mu nshuti zanjye nzaza kureba nawe urimo tubaye tutabonanye tukiri muri ubu buzima ngataha cyangwa se nawe ugataha cya gitondo cyiza tuzaba turi gutanga ubuhamya bw'ukuntu twagenze muri uru rugendo uri kugendamo tuzatanga n'ubuhamya Yesu ari kuduhanagura amarira yandirimba Imana izaririmbira abanishije nawe Imana izayituririmbire murakoze cyane Sylvie Imana n'umugisha kandi mwagure mu byo akora byose Imana igumane nawe amen Diane karame Imana nawe iguha umugisha Imana iguha umugisha dore na wa muhanzi ukunda ndagusuhuje mu izina rya Yesu Imana iguha umugisha amen yambwira Sylvie ngo ajya kubwira ijambo rivuga ngo Siri buri gihe uzagira imwaturiraho uvuge ngo aho abandi basore baguye basize ubuzima mu buryo bw'umwuka uyu musore azaharenge mu izina rya Yesu nkunda uburyo uririmba nkunda uburyo witwara mba mbona utari mu isi ya none mba mbona uri umusore udasanzwe kandi koko uzaba umusore udasanzwe ikiruta ibindi Imana izaguhereza umugore mwiza uzagufata ukuboko mwambukane mugerane hakurya ya ya nyanja kubera ko umugore mubi nawe ajya atuma umuntu adakomeza urugendo ahubwo Imana izaguhereza umugore mwiza uzagufasha mukambukana mukajya mufatana amaboko mukamera nka Mose na Aroni Imana iguha umugisha nawe ndagukunda kandi ngo wagize isabukuru
happy birthday to you. Thank you. Imyaka myinshi, imyaka myinshi. Jya urakoze cyane, turagukunda cyane kuri Mubwire TV. Uri umuntu w'agaciro, uri umuntu udasanzwe mu buzima bwacu, kubera ko natwe uradukunda kandi natwe turagukunda. Amen. Turagukunda cyane. Amen. Ni ukuri Imana iguha Amen. umugisha kandi Imana ikugirire neza. Imana ikurindire umuryango, abana Imana ibarinde, Amen. nawe Imana ikurinde. Amen. Igihe cyose tuzabonanira, Amen. tuzabonane turirimba iz'amashimwe. Amen. Murakoze cyane. Ikindi ntabwo wagenda tutanagushimiye cyane icyizere watugiriye, abantu baguca intege bakubwira ko bidashoboka wenda ko twagera kuri Zawadi, ariko ukavuga ngo watubonyemo umuntu, watubonyemo urukundo, watubonyemo ubunyangamugayo, ugahagarara mu kutwizera. Imana ibiguhera umugisha. Amen. Amen. Murakoze cyane. Ariko nanjye wa muririmbyi basi nanjye naririmbe n'ubu. Naririmbe ni ukuri nakuririmbire. Nanjye nandirimbire pe. Cyane. Reka nanjye profite kuri Zawadi nanjye nandirimbire. Cyane rwose. Noneho mubwira muting. We amwita. Ngo we muting. Uko biri kose, uko biri kose, Yesu araryoshe umwizerwa. Uko biri kose, uko biri kose, Yesu araryoshe umwizerwa. Uko biri kose, uko biri kose, Yesu araryoshe umwizerwa. Yesu araryoshe umwizerwa. Yesu araryoshe umwizerwa. Amen. 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 Imana iguhe umugisha. Amen. Imana iguhe umusore wanjye. Uyu ngize hano mubyeyi w'ikijyanye nawe ukunda Zawadi cyane. Oh. Niba ugikomeje komeza, niba washoje reka rero Zawadi hanyuma nawe biramukunda ijisho. Nta kibazo. Yamureba turi kuririmba. Amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tutabibona nk'ibitariho tukagendera mu ntsinzi. Ari kuririmba wowe byutinga. Ngamuvugisha. Ngo reka tubanze tuvugane nta kibazo.
ntangire barakoze cyane inshuti zacu zitari hano zadutumye. Diane arakoze cyane, Imana imuha umugisha, kandi urukundo badukunda barabimenye ko urukundo bataruvuga, urukundo bararutanga. Turabashimira rero ko baduha urukundo, turabashimira ko badusapotinga bagakunda ibyo dukora. Imana ibaha umugisha, ni ukuri Imana ibaha umugisha kandi barinde mu b'amahoro. Niduhura tuzahoberana indamukanyo y'abana b'Imana. Rero zawa abari abantu bamaze kukuvugisha, Diane niwe kudutumyeho aratubwira ngo tuze tukubwire ko agukunda kandi tukubwire ko uri umuntu udasanzwe. None nyuma yo kubona Mubwire TV utari utuzi, ukabona tuzanye indabo, ukabona abantu bagenda n'indabo, ese wiyumvisha ute, wabyakiriye ute? Imana ibaha umugisha, ndumva aricyo navuga mbere. Mwakoze cyane kunkunda no kubinyereka. Abantu benshi tugiye tuvuga urukundo ariko tutarukora. Rero muri bake bagira urukundo bakaruvuga bakanarukora. Kera mu bakatolika bajyaga bavuga ngo abatera amahoro nibo bana b'Imana barakagwira. Mukomeze mubwire mwe ndeba hano Diane abo bari kumwe n'abandi bose bankunda, nzi ko bazankurikirana ari benshi bazanyumva. Abantu batera amahoro, abantu babiha urukundo bagwire. Nanjye ndabakunda mu Mwami wacu Yesu. Burya mwagiriwe ubuntu bwo kunkunda, njye ntabakunda kumukwa ntabwo mbazi. Hari abantu benshi badukurikirana umuntu atabazi, hari n'igihe uhora amuhagaze imbere akaba agukunda utamuzi. Bakunda mu Mwami wacu, ariko mwe muri mu bantu bankunda biri pasono. Imana ibaha umugisha. Zawadi nawe Imana imuha umugisha. Zawadi rero twababwiye ko arwaye atameze neza, ariko Zawa mbere yuko tukureka banza unabwire abantu badukurikira nimero yawe, abakeneye kukubaza amakuru, abakeneye kukubaza uko umeze, bajye bakwandikira no kuri WhatsApp, babwire nimero yawe n'amazina yanditseho. No ku kiganiro tuzayandikaho, ariko banza ubabwire. Nimero yanjye ni 078 079 11 39195. Nibaruye kuba ababyeyi Zawadi Georgette. Zawadi Imana imuha umugisha kandi turamushimiye. Abamahoro Kristo amukize. Zawa nta kibazo waba uri kuruhuka, twe tugasigara dutaramye. Zawadi ntameze neza, abantu bamwe barabizi. Zawadi yarwaye kanseri yo mu gihaha, nibyo? Yego, ntabwo ameze neza, ariko turamusengera. Twamubwiye ngo hari ibimenyetso bizagendana n'abizera, bazarambika ibiganza ku barwayi bazakira. Hamwe n'abashuti bacu bamudutumyeho, twizeye ko Zawadi azakira, tugafatanya gushima Imana. Reka rero dukomeze dutarame, turagaruka tubasezera. Ooh.
amarira yareze bwimba Imana imuha umugisha cyane izo mbaraga ziruta izindi, izo mbaraga zitanga ubuzima, izo mbaraga zikiza, izo mbaraga zikura mu rupfu, imbaraga zikura mu bwihebe, imbaraga zikura mu bwigunge, imbaraga zikura ku gisasiro cy'uburwayi. Izo mbaraga ni iza Yesu. Izo mbaraga zigere kuri Zawadi, zimukize, zimukure mu burwayi, hanyuma Zawadi azagaruke dushima Imana. Rero turabashimira cyane igitaramo, abantu badukurikiye cyane, namwe turabashimiye cyane. Imana ibaha umugisha. Hanyuma turashimira cyane n'abantu bakunda Mubwire TV. Nukuri turashimira abantu bafata umwanya bakadukurikira, bakadukunda, bakadutuma. By'umwihariko turashimira Diane cyane Diane, wumve ko tugushimiye cyane. Nta jambo ryasobanura ukuntu turi kugushimira, ariko turagushimira ko utemereye amajwi ya Satani yari kuguca intege akakubuza gutanga urukundo binyuze kuri Mubwire TV, ko twaguhagararira. Ibi ni urwibutso rw'ibihe byose. Zawadi azabireba avuge ngo Diane arankunda. Diane nawe azajya abizirikana avuge ngo inshuti zanjye zo mu Rwanda, ba Sylvie, ba Bwimba, ba Zawadi bakoze igitaramo kuri iyi tariki, bansurira inshuti, barushaho gutanga urukundo.
twebwe ntabwo tuzabwira abantu amagambo meza batakibasha kuyumva, ntabwo tuzaha abantu indabo batabasha kuzifata. Twaravuze ngo urukundo turutange, urukundo rugere hose, urukundo rutsinde. Rero turashimira Diane cyane kandi tumara impungenge abantu mutinya kudutuma. Mukurikira amasiripurize yacu niyo dukora, mugende murebe haba hariho amanimero y'abantu badutumyeho, nta na rimwe dushyiraho nimero yacu. Ushobora no kugenda ukahamagara umuntu ukabaze aba bantu koko baragutumikiye. Ni ukuri pe, twaje muri misiyo ya Kristo, ntabwo ari twe twizanye, twaje gukora icyo yaduhamagariye. Nimba abantu benshi basebanya, nimba umuntu azenguruka cana 3 avuga wamugiriye nabi, twaravuze ngo wenda tugire cana imwe abantu bazaho bavuga babagiriye neza, abantu baze kuri Mubwire TV bavuga ko hari urukundo, umuntu akunda abandi. Twebwe no nibyo dukora, mudutume tuzabatumikira neza kandi nukuri ntago muzicuza kudutuma. Ikindi mukore subscribe, mukore share, mukore comment. Mubwire TV nayigere kure, Mubwire TV irusho gukura. Turabashimiye cyane cyane, Imana ibaha umugisha. Amen. 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 Sylvie haje n'undi mushuti wanjye nawe. Yego. Abasuhuza. Yego nta kibazo. Tuzatugenda dukora sheni kuri Mubwire. Nta kibazo. Kugira ngo rero ibyiza byamubwira. Arebe ko twasuye Zawadi nawe aramukunda cyane. Inshuti zanjye nazo zikunda Zawadi kubera ko nyine ni ubushuti. Yego. Twasuye Zawadi mu Ruhengeri, ahantu bita muri Bukane. Natumye televiziyo yitwa Mubwire TV. Yego. Mbonye rero nabura kukubwira kubera kuri inshuti yanjye ya bugufi, ndavuga nti nawe reka tubane muri iki gitaramo cyo gusura Zawadi. Ararwaye, hanyuma niyo mpamvu ngushyizeho kugira ngo nawe ubasuhuze. Ni karibu si. Abakoze cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Ndabasubije mu izina rya Yesu. Amen. Imana duha n'umugisha, nishimiye kubana namwe. Amen. Nitwa Sifa, ntuye muri Norvège. Yego. Ndi umubyeyi w'abana 2 n'umupapa. Ndashima Imana cyane kandi nejejwe no kuba ndi kumwe namwe. Diane ni inshuti yanjye, ni umubyeyi mwiza nkunda. Yego. Ni umubyeyi ujya wumva ko ibyiza abonye nanjye nabibona. Ni ukuri biranejeje cyane kandi Zawadi nanjye ndamukunda nubwo tutari twabonana amaso ku yandi, ariko nakundaga kumukurikira kuri YouTube. Nkunda kumwumva cyane kandi nyanezezwa n'ibiganiro bye ajya ko. Yesu aduha umugisha, agenda bakunda. Amen. Natwe turabakunda cyane cyane. Sifa nawe turagukunda, natwe turabashuti ba Diane. Urumva natwe tubaye inshuti yawe iba ari inshuti yawe. Twakwerekezaho kamera gato ya Sifa nawe akareba Zawadi. Aramureba ariko Zawadi ntabwo akibasha kuvuga, yananiwe. Ntacyo turamumwereka. Oya nta kibazo, ntavuge gusa ni ukumureba. Okay. Sifa wamubonye Zawadi. Nakubonye. Ese akomeza gushyigikira. Urakoze cyane Sifa. Nabikora hano neza mu gato. Sifa. Ngaho dukomeze. Yesu ashimwe. Uwoza wandi murebe. Urakoze cyane, nishimiye kukumva, wakoze kumva, Imana ikumugisha. Amen, nukuri. Sifa. Sifa. Karame. Reka nawe kubera uje nyuma turi gusoza, reka umuririmbyi wacu akuha akaririmbo kamwe ubundi dusoze, tuzakomeza kuri Mubwire TV. Yego nukuri murakoze cyane. Yesu abaha umugisha. Namwe Yesu abaha umugisha. Dia turabasezeye ubwo turakomeza nyuma ya kamera, tugiye kuhita tuva kwa turasengera Zawadi nyuma, hanyuma tuhite dutaha tuzasubira. Yego. Reka babanze bahe Sifa akaririmbo. Bayizabure. Imana ibaha umugisha kandi bashyigikire cyane. Amena. Norvège yose muyibwire ikore subscribe. Narebera mu madirishya yandi batamba, Yesu utareba mera kurukundi
araza azura ibyanjye byapfuye bibaho imirimo yanjye yarima izagezaho utuma n'uturugero ruzanye wabyawe naburinzi wa nyaragendwa nkanyura n'udusesero kandi mfite amasezerano atabarika wamaye zaburundirima ziragahite zaburundirima zirabena safu yivamutima ayizanjye utubuhamya bwigera zaburundirima ziragahite zaburundirima zirabena safu yivamutima ayizanjye utubuhamya bwigera. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko udukunda, tugushimiye amaraso yawe yaduhuje akatugira umwe. Ku bwacu ntago twari kumenyana, abari mu Rwanda, abari Norvege, abari i Kigali, abari i Musanze, ku bwacu ntaho twari guhurira, ariko amaraso yawe yagize neza Kristo, amaraso yawe yarakoze, amaraso yawe yatugize umwe, amaraso yawe yaduha abavandimwe bari kure n'abari hafi, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turi imbere yawe papa, turakwinginze kugira ngo banze utweze, udukureho umugayo wose, udukureho gucyanirwa kwacu kose, ibyatuma isengesho ryacu ritumvikana imbere yawe. Amaraso yawe atuboneze rwose, amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo adutunganye, hanyuma ishimwe tugiye kuguha rikubera umubavu uhumura neza. Tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye iby'imbaraga wakoze, tugushimiye uburinzi bwawe bwatubaye iminsi yose itambutse. Papa wabaye mu ruhande rwacu, ntacyo tugushinja, ntacyo twakuburanye, twabonye gukora kwawe. Tugushimiye ku bwa Zawadi Mana wakoze iby'imbaraga. Umuririmbyi ni wavuze ngo hari ukuboko kwiza ngo kugendana n'abantu bawe, uko kuboko kwiza kwabanye na Zawadi. Twebwe uko twaje tubitekereza, twaje tuzi ko Zawadi atabasha no kutuvugisha, ariko wakoze iby'imbaraga, wakoze iby'imbaraga, witamuruye. Zawadi yabashije kutuvugisha. Hari ijambo naraye nsomye ravuga ngo mu gicuku cya nyuma ngo Uwiteka aritamurura. Turagushimira ko twageze i Musanze witamuruye, turagushimira ko twageze mu rugo kwa Zawadi wabo. Zawadi abasha kutureba akatumenya, Zawadi abasha kutuvugisha. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nta cyarogoye umugambi wawe, umugambi wawe ni mwiza, umugambi wawe urahebuje, umugambi wawe urahambaye. Wagize neza papa, wagize neza. Nta rindi jambo dufite ryo kukubwira usibye kubwira ngo warakoze. Twabonye ukuboko kwawe, turi abahamya bo kuvuga ineza yawe, twabonye imirimo yawe ikomeye itangaje wakoreye muri twe. No kubaza wadagihumeka arwaye kanseri, ntabwo ari benshi irabahitana umunsi ku munsi, ndetse natwe si ukuvuga ngo nuko tudafite ubwo burwayi, n'impanuka zaduhitana ndetse n'ibyorezo byaduhitana, ariko watubambiye amahema, waduhagazeho uratwimana. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugendeye mu ijambo ryawe, ijambo ryawe riratubwira ngo hari ibimenyetso bizagendana n'abizera, ngo bazashyira ibiganza ku barwayi bazakira, bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu bazagenda. Turi muri uru rugo twirukanye ubu burwayi mu izina rya Yesu Kristo. Izi mbaraga zananije Zawadi, izi mbaraga zamuryamishije aha, izi mbaraga zafashe ibihango zigendeye muri kanseri, nta na kimwe cyakunanira, nta na kimwe udashoboye. Umwe yakubwira ngo mwigisha ngo wabishaka wabasha kunkiza. Turasenze muri uyu mwanya ngo ubashe kumukiza. Mana tuzagaruka hano tuje mu gitaramo cyo kuvuga imirimo yawe, tuzagaruka hano tuvuga ngo Zaburi turirimba ntabwo ari za Bazafu, ntabwo ari za Benakora,
ntabwo ari za Dawidi, ahubwo turaririmba zaburi ya Zawadi. Iyo wamuremeye kumukiza kanseri, narabibonye ukiza kanseri, narabibonye ukiza sida. Ngewe uburyo nkwize nta na kimwe cyakunanira, wabishaka wabasha kumukiza. Twava hano twagera muri gare yabashije gukira, kuko ibyo byose biri mu bubasha bwawe. Iyo utegetse birakumvira, iyo urambuye ikiganza birakunda. Zawadi, mugirire neza, uburibwe bwose ubuhagarikisha ukuboko kwawe, umuhaza amahoro, umuhaza uburame. Zawadi azavuga imirimo yawe, iyo yavugaga azakomeza avuge gukomera kwawe, azahagarara avuga ineza yawe. Benshi bazahinduka kubw'imirimo myinshi uzakoresha Zawadi. Ngaho mugirire neza, umunsi ku munsi tujye twumva inkuru ze, tujye twumva ko ari amahoro. Niko dusengeye umuryango mushya waduhaye Norvege, turabashinganishe mu maraso ya Yesu Kristo. Uburinzi bwawe bubabeho, ukuboko kwawe kwiza kubabeho, Mwuka wera w'Imana aganze mu mitima yabo, ubarinde cyane. Dukunda kumva mu mahanga abantu benshi bagenda barakumenye, ariko nyuma bakisanisha n'ayandi mahanga. Ariko turabashinganishe mu maraso ya Yesu Kristo. Akanwa kabo kazakumye kavuga indirimbo zawe, akanwa kabo kazagumye kavuga imbaraga zawe, akanwa kabo kazagumye kavuga gukomera kwawe. Iminsi yabo yose yo kubaho bazahore bavuga ineza yawe. Urubyaro rwabo turarushinganishe mu maraso ya Yesu Kristo, ruzaba urubyaro rukubaha. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo ntabwo tuzabyara abana bo kubona amakuba. Abana babo bazavuga imirimo yo gukomera kwawe, abana babo bazavuga ineza yawe, abana babo bazavuge gukomera kwawe. Uzabarinda ibiyobyabwenge, uzabarinda ubutinganyi bugwiriye isi, uzabarinda imbaraga zose z'umwijima. Niko dushinganishije n'abacu. Mana, turasenze tugiye kugenda, ugendane natwe, uturinde guhora kwa Satani, uturinde imbaraga mbi z'umwijima, uturinde imikorere mibi yose. Uhagurukane natwe, nitugera mu ngo zacu abandi bakagera iwabo, twese dusanga ari amahoro. Dusabiye umugisha timu yose ya Mubwire TV, dusabiye umugisha kameramani twahuye akadufasha. Umugisha w'Imana umubeho, nawe umugirire neza, kandi nawe ukomeze kumwagura, ukomeze umushyigikire. Mana, ntaba ari twe, uyu murimo ntitwawishoboza, ariko turaguhamagaye Mwuka w'Imana, reka udushoboze, reka udufate amaboko, reka utugeze kure. Abantu benshi bakeneye urukundo, turasenze ngo uduhe ibyo guha abantu, uduhe amagambo meza bashaka kumva, uduhe ibyo dukeneye kubafashisha. Mu izina rya Yesu Kristo, uhagurutse abantu benshi bo gushyigikira Mubwire TV, kugira ngo tugere hafi na kure, abantu barusheho kubona ineza yawe. Icyo dusenze, ukomeze utanga umubare w'abakizwa, abantu bave mu byaha, abantu bamenye Yesu Kristo, abantu babohoke, abantu bamenye kuri umubyeyi mwiza kandi ugira neza. Dusabiye umugisha uyu muryango wa Zawadi waduhaye ikaze na karibu, ubagirire neza, ubahe umugisha, ubahaze uburame, umugisha wawe ubomeho, kandi ineza yawe no kugirirwa neza nawe bikomeze kubabaho. Twavuga byinshi turi imbere yawe, ariko kuko uri data kandi uzi ibidukwiye, tubisabye n'abera bose mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.